Haleluya, 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 haleluya. Iyi video nyikoze bwije ariko ni urukundo mbakunda abakunzi ba Elayo TV. Ndagarutse ndabizi muri iyi minsi nabuzeho gatoya ariko ndagarutse kubera urukundo mbakunda kugira nongere mbabwire zimwe mu nzozi kugira mukomeze murusheho gusolebole atabo gusobanukirwa. Haleluya. Katubanze twashira kino kiganiro mu maboko y'Imana mu biganza by'Imana. Kristo Yesu wera wabambwe ubera hose icyarimwe gitari cy'inganzamaro giti cy'inganzamaro busambe tarumba gitare kisunga n'amahanga uhabwe icyubahiro wakoze kuturinda nyemerero bane natwe ibitavuga Imana biceceke tabone monia ibyatwibagiza byose toka daimon mu izina rya Yesu. Mwuka wera atuyobore muri iki kiganiro imbaraga n'amavuta nibyo dusabye ene wene zike taya bole kere boniamo utangirane natwe usozanye natwe Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuvuga ku nzozi inzozi kurota ufite imfunguzo uri gufungura, ukarota ufite imfunguzo uri gufungura nk'icyumba cyangwa urufunguzo ruteretse ku meza, bivuga iki? Tugiye kuvuga ni ikindi kintu, kurota wambaye isaha, bivuga iki? Kurota wambaye impeta kandi warakoze ubukwe ukarota wambaye impeta bari kukwambika impeta. Hari nakandi ugasanga uri umusore cyangwa uri umukobwa ukarota uri wambaye impeta. Ibyo nabyo bivuga iki? Ikindi kurota uri kuri moto iri kwiruka cyane, takota bonemonia kameraho. Kurota uri kuri moto iri kwiruka cyane ni ubutabazi bwihuse. Kurota wambikwa impeta warakoze ubukwe, Imana biri kuvuga ati nkukomereje amasezerano. Wumvishe niba ubana n'umugabo ukabona uri kwambara indi mpeta kandi warayambaye, Imana iri gukomeza urugo rwawe, kugukomereza isezerano ry'ubukwe, nicyo bivuga. Kurota wambaye isaha, Imana biri kukubwira uri kugera mu gihe cyawe cyo guenekitabo stavo, cyo gusohorezwa amasezerano n'Imana, nicyo bivuga kurota wambaye isaha. Kurota ufite imfunguzo ziri nko ku meza cyangwa baziguha ngufungure, Imana biri kukubwira ati nguhaye uburenganzira bwo gufungura ukajya mu migisha yawe, ukajya muri Kanani yawe, ukinjira mu byawe, nicyo bishaka kuvuga. Hari nakandi kantu, hari abantu barota uri gukandagira nko mu ntozi, iyo ni imyuka mibi, cyazira imbere y'urugo rwawe, ni imyuka mibi n'imbaraga satanike. Cyangwa hari n'ibindi amasazi ari kugutumaho, ibyo nabyo ntabwo ari byiza. Inzuki baravuga kukuruma inzuki zikurwinga zikuruma, ibyo ni ibitero satana bari kukugabaho. Dufata amasengesho usenge kubeta abadayimoni n'ibikurwanya n'ibiguhiga byose, Imana ibikure. Yurose ikintu kibi fata yibiri usenge, Imana iba yabikweretse kugira ube maso, Imana ibikureho. Sizorata nibyo. Niba hari ubusobanuro ushaka ko tuzagufasha, unyandikire 0714149984 niyo nimero yanjye. Amazina Imana Karamadeo. Mwese mudushyigikira mudutera inkunga kugira ya internet aboneke n'ibindi byose n'amazi, Imana ibaha umugisha. Abadusura inbox bakatubaza inzozi, Imana ibaha umugisha. Utari wakora subscribe yikore tujye tubana, ubundi mu gihe hageze ikiganiro sharinga no kubandi nabo ubu enebo enekita stavo ubutumwa bagereho. Aba bantu bana barotiza imfunguzo bafungure bagere mu byabo mu izina cya Yesu. Aba bantu bari kuri moto zihuse n'ubutabazi bwihuse babugeramo mu izina cya Yesu. Aba bantu barota bambaye isaha, igihe cyabo kigere cyo gutabarwa mu izina cya Yesu. Abantu barota bambaye impeta zo pesta enekotabo. Aba bantu nyakubaha Imana bakomereza ingo, amasezerano n'ibyo wababwiye n'akazi n'ibintu bitandukanye byiza wabaha. Urakoze kotabone sikire vose enemo ketabo. Inare yo mu muryango wa Yuda kuri kumwe natwe, uhabwe icyubahiro wera mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ikiganiro nyikoze bwije kubera urukundo mbakunda, ariko nta kibazo. Imana ibaha umugisha, turi kumwe. Shalom shalom. Amen. See you.